Mu Rwanda ubuvuzi ni rumwe mu nzego zifatiye runini imibereho myiza y'abaturage. Uko igihugu gikomeza gutera imbere ni nako ibitaro bikomeza gutera intambwe mu mitangire ya serivisi zinoze, zigezweho kandi zifasha gukiza ubuzima bw'Abanyarwanda. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none ngiye kubagezaho urutonde rw'ibitaro 10 bikomeye cyane mu Rwanda, duhereye ku bikorera ku rwego rwo hejuru, serivisi zitanga, ibikoresho bigezweho ndetse n'ubunararibonye rw'abaganga bahakora. Bana natwe kugira ngo umenye ibitaro bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda mu gihugu gifite amateka akomeye kandi kirimo gutera imbere buri munsi. Ubuzima bwiza ni imwe mu nkingo z'iterambere rirambye. Mu Rwanda ibitaro bifite uruhare rukomeye mu gutanga ubuvuzi bufite ireme, bwizewe kandi bugezweho. Ariko se ni ibihe bitaro bihagaze neza cyane kurusha ibindi muri iki gihugu hose? Ushobora kwibaza ngo icya mbere ni ikihe? Ndetse kugira ngo ubimenye usabwe kubana natwe ndetse ukareba iyi video ukayirangiza kugira ngo umenye uko bikurikirana. Muhawe ikaze nanone mwe mubana natwe umunsi ku wundi. Njye mwumva ni Kizito nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 10 w'ibitaro bikomeye kurusha ibindi, ku mwanya wa 10 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga Ruhengeri District Hospital. Iyi ni ibitaro bya Ruhengeri. Biherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Musanze, bizwiho gutanga serivisi nziza. Ibi bitaro bya Ruhengeri byubatswe mu mwaka w'igihumbi 1939. Guhera muri iyo myaka kuzamura byagiye bikora nk'ikigo nderabuzima. Gusa guhera mu mwaka w'igihumbi 1964 ibi bitaro bya Ruhengeri byatangiye gukora nk'ibitaro bikuru. Ibi ni ibitaro bizwiho kwita ku bana, abagore ndetse no kwita ku burwayi bujyanye n'imvune. Ibi bitaro ndetse n'ibitaro bikomeye bizwiho gutanga serivisi zinoze kandi zifasha buri umwe wese wahaganye. Niyo mpamvu rero kubijyanye no gufasha abagore ndetse no kwita ku bana, ibitaro biri ku mwanya wa 9 turahasanga ibitaro bya Kabgayi District Hospital. Kabgayi District Hospital ni ibitaro biherereye mu karere ka Muhanga. Bikaba ari ibitaro byihariye mu kuvura indwara z'amaso. Bizwiho cyane mu kuvura indwara z'amaso kandi bitanga serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, harimo kubaga, gukosora amaso n'ubuvuzi bw'amaso y'abana. Bifite ubufatanye n'ibindi bitaro mu gihugu. Ibi bitaro rero bya Kabgayi akaba ari ibitaro bizwiho kuvura amaso ku rwego rwo hejuru, ndetse akaba ari ibitaro nyine abenshi bagana ku bafite uburwayi bw'amaso. Ibi bitaro ni ibitaro biza ku mwanya wa 9 mu bitaro bikomeye, ndetse nk'uko twabibabwiye ni ibitaro biherereye ka Muhanga, intara ni y'Amajyepfo. Ndetse ibi bitaro byatangiye gukora mu mwaka w'igihumbi 1937. Byatangiranye ibitanda 55, ariko kugeza umunsi wa none birengeje ibitanda 500. Gusa byamamaye kuvura amaso ndetse bifite inararibonye, bifite abahanga ndetse n'abaganga bafite ubunararibonye mu kuvura amaso ku rwego rwo hejuru. Ibitaro biza ku mwanya wa 8 ni ibitaro bya Masaka. Masaka District Hospital ni ibitaro biherereye mu karere ka Kicukiro, aho ni mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba ari ibitaro bikomeye cyane biza ku mwanya wa 8. Ubu usanga bifite umwihariko ndetse bifite n'ibikoresho bikomeye cyane, aho dusanga nyine bifite ibikoresho bigezweho n'abaganga b'inzobere bitanga serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze n'ubuvuzi bwihariye. Ibi bitaro byahawe icyemezo cya level ya 2 mu isuzuma ry'ibitaro mu mwaka w'ibihumbi 2023 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2024, nibwo byahawe iki cyemezo cya level ya 2 mu bitaro bikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu ibi ari bimwe mu bitaro nyine biza ku mwanya wa 8 mu bitaro bikomeye cyane mu gihugu. Ku mwanya wa 7 turasanga Kibagabaga District Hospital. Ibi ni ibitaro bya Kibagabaga, ndetse akaba ari ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali, nabyo akaba ari ibitaro bifite ubunararibonye. Ni ibitaro biherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, ndetse akaba ari ibitaro by'akarere. Ibi ni ibitaro Kibagabaga akaba ari ibitaro ndetse bizwiho mu gutanga serivisi nziza, ndetse bikaba byakira abantu benshi cyane. Bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi benshi ku rwego rwo hejuru, ndetse ibyo bitaro bifite ibitanda byinshi, bitanga serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze n'ubuvuzi bwihariye. Ibi nabyo byahawe icyemezo mu mwaka w'ibihumbi 2023, nibwo byemerewe kujya mu rwego rwa 2 rw'ibitaro bikomeye cyane. Ibi bitaro rero ni bya Kibagabaga, nibyo biza ku mwanya wa 7.
Ku mwanya rero wa gatandatu w'ibitaro bikomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turahasanga La Croix du Hospital, akaba ari ibitaro byigenga. Ibi ni ibitaro byigenga ariko bikomeye ku rwego rwo hejuru, dore ko ari ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali i Remera, ndetse ni ibitaro bizwiho cyane mu kuvura indwara z'abagore n'abana. Bitanga serivisi z'ubuvuzi bwihariye harimo kubaga, ubuvuzi bw'amenyo n'ubuvuzi bw'amaso. Bifite ibikoresho bigezweho n'abaganga b'inzobere, bifite amanota meza ndetse mu mitangire ya serivisi. Ibi ni ibitaro rero bizwiho mu kuvura, ndetse dore ko bifite umwihariko wo kuvura amenyo ku rwego rwo hejuru mu gihugu. Ibi ni byo bitaro La Croix de Sade, akaba ari ibitaro biza ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya rero wa gatanu w'ibitaro bikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga Rwanda Military Hospital, akaba ari ibitaro biherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Akaba ari ibitaro bya gisirikare byakira ndetse n'abasivile, dore ntago bibasubiza inyuma. N'ibitaro bitanga ubuvuzi bwihariye mu basirikare n'abasivile, bifite serivisi z'ubuvuzi bwihariye harimo ubuvuzi bw'amaso, ubuvuzi bw'amenyo n'ubuvuzi bw'abagore. Bifite ibikoresho bigezweho ndetse bikaba bizwiho kuba bifite ubunararibonye mu kuba nyine byita ku barwayi baho, dore ko bifite abaganga b'inzobere cyane. Akaba ari ibitaro binafasha imiryango y'abasirikare ndetse ikita no ku baturage. Ni Rwanda Military Hospital biherereye Kanombe. Ni ibitaro rero biza ku mwanya wa gatanu mu bitaro bikomeye cyane. Ibitaro biza ku mwanya wa kane, ku mwanya wa kane turasanga ibitaro bya Butaro Cancer Center of Excellence. Ibi ni ibitaro biherereye mu karere ka Burera. Aka karere kakaba gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru ahitwa i Butaro. Ibi bitaro bya Butaro rero bifite umwihariko wo kuvura kanseri. Nibyo bitaro bifite umwihariko wo kuvura kanseri, dore ko bifite ubushobozi bwo kuvura kanseri, harimo kubaga ndetse no gutanga imiti. Bakaba bafite n'umwihariko wo gutanga imirasire mu bijyanye n'ubuvuzi. Ibitaro bya Butaro bifite ibikoresho bigezweho n'abaganga b'inzobere, dore ko bifite ubufatanye n'imiryango mpuzamahanga nka Partners in Health. Bifite ndetse ubushobozi bwo kwakira abarwayi baturutse mu Rwanda no mu bihugu bihana imbibi. Ibyo ni byo bitaro biza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu w'ibitaro bikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turahasanga Ndera Neuropsychiatric Teaching Hospital, cyangwa se ibitaro bya Ndera. Aha ni ibitaro bizwi cyane, dore ko mu myaka yagiye isha imyaka ya hambere abantu benshi bakomeje kuba babizi nyine, kuko ari ibitaro bifite umwihariko wo kuba byakira abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko ibi bitaro bikaba ari ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ibi bitaro bifite umwihariko wo kuvura ndetse bikaba byigisha ku ndwara zijyanye no mu mutwe. Ibi bitaro bya Ndera byihariye mu kuvura indwara zo mu mutwe n'ubwonko. Byashinzwe mu mwaka w'1968. Ibi bitaro bya Ndera bikaba bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi 493. Bifite ubufatanye n'itorero ry'abavandimwe b'urukundo mu ndimi z'amahanga Brothers of Charity, hamwe na leta y'u Rwanda. Ibi bitaro bya Ndera ndetse mu mwaka w'2022 byazamuwe ku rwego rw'ibitaro byigisha. Akaba ari ibitaro biza ku mwanya wa gatatu mu bitaro bikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari ibitaro biza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga ku mwanya wa kabiri w'ibitaro bikomeye cyane mu gihugu cyacu turahasanga University Teaching Hospital of Kigali, cyangwa se CHUK. Ni ibitaro byamamaye cyane, ndetse akaba ari ibitaro bikomeye cyane biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni ibitaro byigisha cyangwa se teaching and referral. Ibi ni ibitaro bifite umwihariko, dore ko ari byo bitaro bya mbere mu Rwanda byatangiye mu mwaka w'1918. Ibi bitaro bya CHUK bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi benshi, dore ko bifite ibitanda birenga 520, bikaba ari byo binini mu gihugu. Ni ibitaro binini mu gihugu bifite uruhare rukomeye mu kwigisha abaganga no gutanga ubuvuzi bwihariye. Ibi bitaro rero bya CHUK biri kwimurirwa inyubako nshya i Masaka, dore ko ari inyubako izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi barenga 800. Ni ibitaro binini cyane. Ni byo bitaro biza ku mwanya wa kabiri mu bitaro bikomeye cyane.
andika muri komenti utubwire ibiza ku mwanya wa mbere, ariko mbere na mbere tutari twahagera, niba ubanye natwe bwa mbere ushobora gukora subscribe nimba ukunda ibyo dukora, ndetse ugasangiza bagenzi bawe cyangwa se inshuti, abavandimwe, kugira ngo nabo barusheho kumenya byinshi binyuzwa kuri uyu muyoboro Mr Scolaire, dore ko ariho mukura byinshi byiza binyuze muri share, basharinge ndetse ukanda like, ushobora gukora subscribe nimba ubanye natwe bwa mbere. Gusa ntabatindiye, ku mwanya wa mbere turahasanga ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, King Faisal Hospital Kigali. Ni ibitaro biherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, akaba ari ibitaro by'icyitegererezo, dore ko ari ibitaro bikomeye mu Rwanda, bifite ibikoresho bigezweho n'abaganga b'inzobere. Ni ibitaro bifite ikoranabuhanga, bitanga serivisi z'ubuvuzi bwihariye, harimo koroza impyiko. Ni ibitaro nyine bizwiho kubaga bikaba byakoroza impyiko, ibintu byo gutanga impyiko murabizi cyane. Akaba ari ibitaro bibaga umutima, dore ko ari ibitaro bitanga ubuvuzi bw'indwara z'abana n'iz'abagore ku rwego mpuzamahanga, bifite icyemezo mpuzamahanga, ndetse bifite sikaneri ifite ubushobozi bwo gufata amashusho menshi icyarimwe, dore ko ishobora gufata amaslide arenga 128 scanner. Ibi ni byo bitaro bikomeye cyane, ndetse binafite ikoranabuhanga biza ku mwanya wa mbere, bitanga ubuvuzi ndetse bufite ireme. Akaba ari byo bitaro bikomeye cyane bya mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nibyo bitaro biza ku mwanya wa mbere. Rero akaba ari urutonde rw'ibitaro bikomeye cyane mu gihugu nabagejejeho kuri uyu munsi wa none. Ibuka gukora subscribe, mwakoze cyane kubana natwe, murakarama.